Nshuti bakunzi ba papa muti nk'uko mubimenyereye tuje gutangira indi session nshyashya yo kwigiramo ukuntu tuzajya dutwara imodoka ya manuel. Imodoka ya manuel ni yayindi bagenda bashyiramo vitensi, apana yayindi automatique zigenda zishyiramo. So ihaguruka mu buryo butandukanye. Hari uburyo utangira uyihagurutsa ahantu hatambika, hari uburyo uyihagurutsa ahantu hazamuka, hari n'uburyo uyihagurutsa ahantu hamanuka. Reka turebere hamwe ahantu hatambika uburyo ki ushobora guhagurutsa imodoka yawe ukagenda mpaka ukagera aho ugiye. Kurikira. Subscribe to my YouTube channel, please like, share. Nkuko mubibona imodoka ifite ibirenge bitatu, icyo bita pedale mu gifaransa. Iyi ngiyi y'ibumoso ariyo yiyi yitwa embrayage. Iyi yo hagati yo uyifatisha ikirenge cy'iburyo ni feri. Iyi ngiyi yo ku ruhande iburyo na accelerateur, umuriro. Iyo ushaka guhagurutsa imodoka rero muri makeya ijyanwa n'ibi bintu bitatu. Iki ngiki ni vitensi, urabona ukuntu imeze. Hariho vitensi ya mbere ijyamo gutya, urakurura uzana ibumoso ugasunikira imbere. Vitensi ya kabiri urakururana ukururira aho ngaho ukamanura. Vitensi ya gatatu usa n'ukuyemo iya mbere ugahita usunika imbere. Vitensi ya kane n'ubundi uhita umanuriramo. Vitensi ya gatanu ukuramo iya kane ugatambitsa iburyo ugasunikira imbere. Wajya gushyira muri vansi ukuramo ukongera ugasunikira iburyo ukamanura inyuma. Nuko nguko vitensi zijyamo. Iyo wakuyemo vitensi ubu karaga gutya kijya hano n'aha ngaha uba wumva kijegera haba harimo puwemora. Iyi ngiyi ni feriyami, uyifashisha iyi modoka ihagaze iri kwaka iyo nta vitensi washyizemo. Ubwo ni igihe ushobora guparika uri kuganira n'undi muntu mwegeranye, icyo gihe uzamura feriyame, wajya kugenda ukayimanura urakanda ukamanura, kuyishyiramo urazamura. Yes, nubwo buryo feriyame ikora. Ihagarika imodoka iri muri puwemoro ntigende. Hari akantu kaba kari ibumoso ku modoka ariko kaka, urakaraga ukatsa amatara, ugakaraga ukayazimya. Ugiye gukata ibumoso urakamanura ugashyiramo ikinyoteri kikata ibumoso. Wajya kugarura iburyo ukakazamura, ugiye gukata mu kuboko kw'iburyo ukakazamura, kinyoteri ugakata. Icyo gihe ubikora uburi ibirometero 5 ngo ukata ahantu ugiye. Kano kandi k'iburyo ko nagakoresha essuie-glace. Ni ukuvuga ko ikintu ukora urazamura zikazamuka. Urabona ko zirimo kuzamuka, urabona ko zirimo zizamuka. Sawa, iyi modoka ari automatique n'ibirahure bihita byizamura bigira ngo imvura iraje. Iyo ugiye kwatsa imodoka ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite vitensi. Mbere yo gushyiramo vitensi ukanda embrayage ariyo yiyi ku kirenge cy'ibumoso. Iyo umaze kuyikanda uhita uzana kuri vitensi ugashyiraho kwa kundi. Vitensi yawe iyo igezemo urongera ugakanda embrayage ugakanda na feri icyarimwe, warangiza ukatsa imodoka yawe. Iyi modoka yatse sasa ikintu ukora ni iki, urongera ugakanda embrayage cyane ukaza ugakuramo vitensi. Urabona ko ubu iri muri puwemoro, sinzi nimba muri kubibona, iri muri puwemoro ubu ngubu. Ikintu ukora ni iki, uhita ugaruka ku birenge ukarekura embrayage ukarekura n'umuriro ukabanza ukitunganya neza ngo urebe ko ibintu biciyemo. Hano ubu marangije gukora byose. Ikintu uba ugiye gukorera, uba ugiye guhagurutsa imodoka yawe. Imodoka yawe izahaguruka ite rero? Imodoka ihagurukira muri vitensi ya mbere. Ni ukuvuga ukanda embrayage ukayikandagira ukamenyeka sure yuko yageze hasi. Warangiza ukaza ya vitensi wayikuyemo ariyo ya mbere, ikintu ukora ni iki, uhita wongera ukayisubizamo. Wamara kuyisubizamo noneho ukaza ku kariro ngira ngo murakumva.
uraza ku rushinge rwawe hano rw'umuriro, hano kuri uru rushinge urakanda rukazamuka rukagera kuri 2. warangiza ikintu ukora uhita uza ugakuramo feriyame yawe wayikuramo, ukakiserera urushinge rwawe rukarugeza kuri 2, ubundi ukaza hano ku birenge ukazamura buke buke, gahoro uzamura amburiyaje, umuriro wawe wawufatiyeho, imodoka igatangira kugenda. Ireka ntaribi, imodoka igatangira kugenda. Murabona ko irimo kugenda nta kibazo. Imodoka ibitangiye kugenda. Ahangaha uratwara, washaka gushyiramo vitensi ya 2, ndaje mbibereke nabyo. Iyo ugiye gushyiramo vitensi ya 2, ikintu ukora, urabona uri kugenda, urongera ugakandagira amburiyaje yawe hasi, ukarekura umuriro, ugashyiramo vitensi, ukongera ukarekura amburiyaje, ugashyiramo 2, ukagenda. Nshuti bakunzi ba Papa Muti, naha tugarukirije. Nzabereka ubutaha ukuntu bashyiramo rivanse, vitensi ya 3, ya 4, ya 5, mpaka ntakongera kuzajya ubona imodoka ya manuel ngo ugire ngo ni ibintu birenze. Ni ukugiza ugakora subscribe, ugakanda like, ugasiga comment, ukambwira ko ibintu byagenze neza, imodoka uri kwitwara nta kibazo, nta bigoye, turi kumwe bizikora. Ikizajya kikugora gisiga comment turebe. Murakoze.